Urakaza neza kuri SOMA TOPBOOKS tugufasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro tugusangiza ubumenyi namahame abari mu bitabo biri top bwagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi ngiye kugusangiza igitabo cyiza cyane, ni igitabo cyitwa I will teach you to be rich cyangwa nkwigishe kuba umukire, cyanditswe na Ramit Seth. Ni igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi, nzi neza ko nawe cyahindura ubuzima bwawe. Mbere yuko nkusangiza amasomo ari muri iki gitabo, ndagira ngo umenye iki kintu. Ugomba kumenya ko imitekerereze yawe ndetse n'ubumenyi ufite ari byo bigena ubuzima ubayemo. Abashinwa nibo bavuga bati yishi chuanzao yike, bishaka kuvuga ko imitekerereze yawe irema ibintu byose ubona. Iyi niyo mpamvu ugomba guhora wiga ukagura imitekerereze yawe. Ubuzima ubayemo udafashe iya mbere ngo ubuhindure, ndakurahiye n'Imana ntacyo yagufasha. Niba ubuzima urimo utabwishimiye ukaba ubona aho uri hatakunyuze, rekera kureba ku ruhande, ahubwo utangire wirebeho kandi wirebemo. Ufate iya mbere uhinduke, kandi ndabizi urabishoboye. Ikindi ndagira ngo nkusabe ukore subscribe kuri SOMA TOPBOOKS kandi usangize abandi iyi video. Sangiza abandi iyi video ubundi ugira uruhare mu guhindura ubuzima bwa benshi. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Mu gitabo I will teach you to be rich cyanditswe na Ramit Seth harimo amasomo menshi kandi meza yagufasha guhindura ubuzima bwawe ndetse no kubaho ubuzima wifuza. Iki gitabo biragoye kucyumva kandi amasomo arimo ushobora kumva atakureba bitewe n'ubuzima urimo cyangwa bitewe n'aho uri. Ariko ndagusaba gukurikira iyi video kandi ukayirangiza, kuko intego hano ni ukugira ubumenyi bumwe bugufasha gufata ibyemezo bizima mu buzima bwawe bwa buri munsi. Isomo rya mbere, ubuzima bw'ubukire ni ukugira amahitamo, si amafaranga gusa. A rich life is about choice, not just money. Abantu benshi bumva ko kuba umukire ari ukugira amafaranga menshi y'umurengera kuri banki cyangwa gutunga ibintu bihenze. Ramit Seth siko abibona. Mu gitabo avuga ko kuba umukire cyangwa kugira ubuzima bukize no kugira umudendezo cyangwa freedom yo kubaho uko ubishaka kandi ukayobora ubuzima bwawe. Akomeza avuga ko abantu bafata kandi babona ubukire mu buryo butandukanye. Nta gisobanuro rusange ubuzima bwa gikire bufite. Urugero, birashoboka ko kubaho gikire kwawe byaba ari ugusohokana umuryango wawe cyangwa inshuti zawe rimwe mu cyumweru. Birashoboka ko byaba ari ugufasha abantu, kandi birashoboka ko byaba ari ukugira ikiruhuko cy'ukwezi buri mwaka ugasohokera ahantu wishimiye. Icy'ingenzi ni uko uhitamo icyo wumva kikunyuze kandi kigushimishije. Ugomba kumenya ko amafaranga ari igikoresho, amafaranga si intego. Gusa amafaranga ashaka kugeza ku ntego zawe. Ugomba guhindura imyumvire ufite ku mafaranga. Yego, amafaranga si byose, ariko utayafite nibwo umenya agaciro kayo. Kugira amafaranga bitanga amahitamo cyangwa options. Ikindi, iyo ufite amafaranga bitanga amahoro yo mu mutima. Ramit avuga ko utagomba kuba umunyabugugu cyane mu buzima, ahubwo ugomba kumenya uko ukoresha amafaranga mu byo ukunda kandi bigushimishije. Isomo rya kabiri, kora ku buryo ibyo utunze byikoresha. Automate your finances. Ramit mu gitabo avuga ko ugomba kubaka system ku buryo ibintu ufite cyangwa ibintu utunze byikoresha. Ibi bizakurinda igihe cyose gutakaza umwanya n'imbaraga utekereza kandi ufata ibyemezo buri gihe ku bintu bimwe. Urugero, tuvuge niba uhembwa ibihumbi 200 buri kwezi, ukaba ugomba kwishyura umwenda, kwizigama ndetse no kugira amafaranga usigarana yo gukoresha. Birashoboka ko buri kwezi ushobora kujya usanga amafaranga yakubanye make kandi n'intego zawe zo kwizigama utazigezeho. Ramit avuga ko ikiza wajya kuri banki ugafunguza konti yo kwizigama, konti y'ingoboka ndetse na konti y'amafaranga adafite ingaro, amwe ushobora kuryohamo uko ushatse. Ukimara gufunguza izo konti, igikurikiraho nuko ugena umubare runaka uzajya ujya kuri izo konti, ku buryo igihe umushahara wawe waje bizajya byikora. Urugero, ushobora kuvuga uti 20% azajya yishyura imyenda, 50% nayo gukoresha mu buzima busanzwe, 15% nayo kwizigama, 10% nayingoboka, naho 5% nayo kuryohamo. Icy'ingenzi hano nuko utongera guta umwanya n'imbaraga ufata ibyemezo by'ukuri bukoresha amafaranga yawe. Ramit avuga ko utagomba gutegereza ko ugira amafaranga menshi kugira ngo ubone gukora ibi. Ayo waba ufite yose cyangwa ayo waba uhembwa yose ugomba kubikora, kuko icy'ingenzi ni ukubaka umuco, cyane cyane umuco wo kwizigama no gushora imari. Isomo rya gatatu, gira ubushishozi igihe ukoresha amafaranga aho kugira ubugugu. Spend consciously, not frugally. Kugira ubushishozi igihe ukoresha amafaranga ni ukugira ubushobozi bwo kumenya nihe amafaranga yanjye ari kujya. Ni uguhitamo gukoresha amafaranga mu bintu ukunda, ariko ntusigarane umutima ugucira urubanza.
Ikindi ni ukumenya kwirinda uko ushoboye gukoresha cyangwa gutakaza amafaranga yawe ku kintu icyo ari cyo cyose udakunda. Muri make ni ukumenya iby'ingenzi bikwiye amafaranga yawe. Abantu benshi bazakubwira ko kugira ngo ukire ugomba kubanza kubaho nabi, ukirinda kugura imyenda mishya cyangwa kurya neza mpaka ugize amafaranga menshi. Mu gitabo Ramit avuga ko kwiyima ibyishimo bimwe tubona nk'aho ari bito mu buzima bitakugeza ku bukire ndetse no ku munezero, ahubwo kenshi bigusigira umutima wicuza ndetse no kutaryoherwa n'ubuzima. Ramit avuga ko mu gihe ugura ibyo ukunda ugomba kwirekura. Spend extravagantly on what you love. Ariko ibi ukabikora wabanje gukemura iby'ibanze. Aha harimo kubanza kwishyura ibyo ukenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, kwizigama ndetse no gukora investment cyangwa gushora amafaranga. Ibi nibyo Ramit yise gukoresha amafaranga udafite umutima ugucira urubanza. Isomo rya 4, menya gukoresha konti ya bank nzima. Use the right bank account. Mu gitabo I will teach you to be rich, Ramit avuga ko aho ubika amafaranga yawe ni ingenzi kandi havuze ikintu kinini. Akomeza avuga ko atari byiza kubitsa amafaranga yawe hamwe baguca amafaranga ya service, hamwe usanga batakungukira cyangwa inyungu kuyo wabikije ikaba ari hafi ya zero. Ikindi kandi ntugomba kubitsa hamwe kubikuza amafaranga yawe bigorana kuko uhomba byinshi mu buryo utazi. Ugomba gushishoza ugahitamo banki nziza ukorana nayo, imwe itagusaba amafaranga ya service, imwe ikorohereza mu kubitsa no kubikuza, imwe ukungukira menshi ku mafaranga wizigamye, kandi imwe ishobora kugufasha gukoresha neza umutungo wawe. Ramit avuga ko ugomba nibura kugira konti ebyiri. Iya mbere niyo yise checking account. Iyi konti ni imwe amafaranga winjije cyangwa wahembwe ajyaho mbere yuko avaho wishyura imyenda cyangwa ajya ku zindi konti nk'iyo kwizigama. Iya kabiri ni konti yo kwizigama. Iyi konti niyo uteganyiriza imishinga cyangwa izindi gahunda z'iterambere uba ufite. Guhitamo banki nziza bishobora kutoroha, ariko iyo wabikoze bigufasha byinshi mu rugendo rwawe rwo kubaka ubukire. Isomo rya 5, amakarita y'inguzanyo ni ibikoresho si imitego. Credit cards are tools, not traps. Birashoboka ko ukurikiye SOMA TOPBOOKS nonaha udasobanukiwe n'icyo bita credit card cyangwa ikarita y'inguzanyo. Muri make credit card ni ikarita bank runaka ishobora kuguha iriho amafaranga y'inguzanyo ku buryo ushobora kuyikoresha ukemura ibibazo byawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora kuyikoresha wishyura ibyo kurya ndetse n'izindi service. Ayo mafaranga aba ari kuri credit card aba afite umubare ntarengwa cyangwa limit, kandi uba ugomba kwishyura buri kwezi cyangwa bitewe na condition za bank. Iyo wishyuriye igihe kandi ukishyura ayo wakoresheje yose, akenshi nta nyungu bagusaba. Ikibazo kivuka iyo wishyura nabi cyangwa ukishyura ibice kuko asigaye utangira kwishyura inyungu. Ramit avuga ko credit card ishobora kukubera umutwaro cyangwa umwanzi mu gihe ufite imico mibi. Avuga ko niba ushaka guhitamo kwikoresha ugomba kwiyemeza ibi bintu. Icya mbere, igihe cyose ugomba kwishyura yuzuye ukirinda kwishyura ibice. Icya kabiri, ugomba kwishyurira igihe ukirinda gukererwa n'ibirarane. Mu gihe udashobora kuzuza izi condition, icyiza nuko utayikoresha. Igihe cyose ufite umwenda, yaba ari uwa banki cyangwa uwufitiye umuntu ku giti cye, ugomba kugira indangagaciro yo kwishyura neza kandi ku gihe. Ibi bikugaragaza nk'umuntu w'inyangamugayo kandi n'icyizere ugirirwa kikiyongera. Isomo rya 6, tangira ushora amafaranga hakiri kare niyo twaba ari duke. Start investing early even if it is small. Ramit avuga ko abantu benshi bumva ko bazashora amafaranga ari uko babonye amafaranga menshi, ubumenyi buhanitse cyangwa bagategereza igihe gikwiye. Avuga ko ugomba gutangira none niyo waba ufite amafaranga make, kuko icy'ingenzi ni igihe kuko kiruta amafaranga. Mu gitabo I will teach you to be rich, Ramit avuga ko guhozaho no kwihangana ari ibintu bibiri by'ingenzi mu gushora amafaranga. Uko amafaranga yawe amara igihe kirekire ashoye niko agenda yiyongera akaba menshi. Ikindi, gushora amafaranga hakiri kare biruta kuyashora utinze. Urugero, niba ushoye 100,000 ufite imyaka 20, ku myaka 65 ushobora kusanga yarabaye miliyoni 20 bitewe na compounding cyangwa kwikuba kw'inyungu. Ariko utangiye gushora ufite imyaka 30, birashoboka ko byagusaba gushora yikubye 2 cyangwa 3 kugira ngo uzabone miliyoni 20 kuri iyo myaka 65. Hari ibyiza byo gushora amafaranga hakiri kare. Icya mbere, ubona inyungu ku gishoro. Icya kabiri, ugatangira kubona inyungu no ku nyungu y'igishoro. Ibi birakomeza bitewe n'igihe cy'ishoramari ryawe, ukagira amafaranga menshi bityo ukaba umukire.
ibi nibyo bita compounding interest. Inama y'ingenzi Ramit atanga nuko ugomba gukora uko ushoboye ugatangira gushora imari hakiri kare. Gushora imari si iby'ejo hazaza, ni iby'aka kanya. Ntugomba gutegereza igihe gikwiye cyangwa ngo ubanze witegure, tangira nonaha. Isomo rya 7: guteganyiriza izabukuru, saving for retirement. Ramit avuga ko ugomba guteganyiriza izabukuru ukiri muto. Ntugomba kubanza gusaza kugira ngo utangire kwizigamira izabukuru. Kwiteganyiriza hakiri kare bitanga freedom cyangwa umudendezo mu buzima bwawe. Ugomba kumenya ko uko utangira hakiri kare ariko ugira ubuzima budafite stress. Isomo rya 8: imyitwarire myiza ni ingenzi cyane kurusha ubumenyi ufite. Mu rugendo rwawe rwo kubaho ubuzima bukize, ugomba kumenya ko imyitwarire yawe ifite uruhare runini mu kubaka ubukire kurusha ubumenyi ufite. Ntukeneye kuba umuhanga urenze cyane mu by'icungamutungo. Ntukeneye kumenya udukoryo turenze mu gushora amafaranga. Yewe ntunakeneye kuba perfect mu byo ukora, ariko ukeneye kugira imyitwarire myiza. Ugomba kubaka imico myiza mu buzima bwawe ku buryo gufata ibyemezo ku buryo ukoresha amafaranga yawe neza utabanza kubitekerezaho kabiri cyangwa ngo bigorane. Igihe cyose ikintu cyabaye umuco no kugikora biroroha. Ugomba kubaka system zituma ukora ibikwiye utabanje gutekereza cyane. Mu gitabo Atomic Habits cyanditswe na James Clear twababwiye ko system ari ingenzi kurusha intego. System ushobora kwifata nk'inzira unyuramo kugira ngo ugere aho ushaka kujya. Mu gihe wayobye inzira birumvikana ko naho ushaka kujya utazagerayo. Isomo hano nuko ugomba kubaka system zoroshye zigufasha gucunga amafaranga yawe kandi ugahozaho mu byo ukora byose. Isomo rya 9: menya gukatuza ibiciro. Rimwe mu masomo y'ingenzi ari mu gitabo I will teach you to be rich nuko ibintu byose ushobora kubiganiraho mu gihe uramutse ufashe icyemezo cyangwa iya mbere ukabaza. Witekereza ko hari ibiciro runaka bidashobora guhinduka. Witekereza ko umushahara wawe uri aho nk'umusozi udashobora kwiyongera. Igihe uramutse ukoze negotiation birashoboka ko ibintu byahinduka. Ramit avuga ko mu gihe uri kunegosia ugomba kwita kuri ibi bintu. Icya mbere ugomba kugira ikinyabupfura kandi ukabikora kinyamwuga. Icya kabiri ugomba kwitegura kandi ugashaka amakuru. Icya gatatu niba bavuze oya ntugomba guhita ucika intege. Baza niba hari undi muntu wavugisha cyangwa niba hari undi muntu wagufasha. Icya kane nuko niba negotiation nta musaruro itanze ugomba kugendana umutima mwiza. Ugomba kumenya ko negotiation itabigamije gutsinda cyangwa gutsindwa. Aya niyo masomo tubonye ari mu gitabo I will teach you to be rich cyanditswe na Ramit Seth. Ni amasomo meza yagufasha kugera ku ntsinzi ndetse no kugera kuri byinshi mu buzima bwawe. Nizere ko hari byinshi wigiye muri iyi video. Ufite ibintu bibiri nkusaba. Icya mbere birashoboka ko nonaha waba uri guca mu bikomeye cyangwa wumva ko ubuzima nta gaciro bufite. Ndagira ngo nkubwire ko kuba uriho ni amahirwe akomeye kandi ni umugisha kuri wowe ndetse no ku isi muri rusange. Fata akanya utekereze ushaka impamvu yo kubaho kwawe. Imyaka waba ufite yose hari icyo wakora ugahindura imyumvire kandi ugatera imbere. Ndakwinginze tangira none. Kandi niba warasobanukiwe ukamenya uwo ugomba kuba we, komerezaho kandi ufata abandi ikiganzo bazamure. Icya kabiri nkusaba kora subscribe kandi usangiza abandi iyi video. Ushyigikira uyu murimo dukora. Ntababeshye gukora izi video bisaba umwanya n'imbaraga. Niyo mpamvu iyo mushyigikiye SOMA TOPBOOKS bidutera umuhate wo gukomeza gukora. Murakoze muhabwe umugisha. Turabakunda naho butaha.